iyo ugannye nk'ukora indirimbo akaguca miliyoni uba wumva ari ikintu kiri hejuru cyane bigatuma unayibagirwa kuko niba udashoboye kuyikora ukumva kuguma kuyishyiramo ngo uzayikora bituma uyibagirwa kuko umva ni ikintu kikurushije imbaraga. Aka kanya niba ndi gutekereza kongera kugura telefone ya 80 sindi butekereze no gukora indirimbo ya miliyoni kandi nta miliyoni nabona. Naho iby'indirimbo byo ntago naguma kubivugaho cyane kuko ni indirimbo iri hejuru cyane irenze ubushobozi bwanjye. Arakarimba najyaga nkunda kurimba akavuga ngo birenze ubushobozi bwanjye nuko nabivuga wankuye ahakomeye umindura umwana wawe nakwiturikiye Yesu ko birenze urugero nakwiturikiye Yesu kuko ibyo wankoreye. Egerezaho mikoro anga nabikuye nyine muri parike aho natubonye. Umutima gwawe biturukamo. Umutima gwawe ni mwiza gufite umuco yemuko. Urimo neza. Imoneza. Isa. Ariko jado ndamukunda ndagapfusha rukara. Isa. Uramukunda cyane. Isa. Inyogoye. Mubaza ibibazo nka bitatu cya bine byose wifuza kumubaza ubundi dukomeze ikiganiro nawe. Rukara se ni papa wawe? Yaguhaye inka Rukara? Yarakoze yubahwe. Mani mwirinde niwe wonge mbona hemuko. Ni njyewe. Ufite uzu uragatunganirwa murakoze. Twari buze kukureba Igisenyi yego birangira nyine njyewe nagiye mu rugo ntaje. Ubagahe I Kigali nyine none ucunga ziranya maswa zo mushamba. Oya twari twaragiye kera gupagasa nkuko naza Igisenyi nkapagasa ahubwo ndangire niba hari aho napagasa aho ngaho nze mpagasa. None ubanaga n'abamukera rugendo. Oya nabonaga nyine bari mu hakurya nyine kuri parike natwe turi ibibazo bya Isa. Ego mukoro. None rambo ikubonye ntiyakumira bunguri. wowe se wayiteza. Ako kantu nanjye nabwiye abantu ntihazagira uzampamagara imbogo rwose bajye bambabarira ntibongerere stress mu mutwe. Igira amahane cyane nta kindi kiyigukiza asibye kurira igiti. Yes, katubasuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tubategurira hano ni kuri Iris TV. Nyambashimira cyane mwese muduha ibitekerezo n'inkunga zitandukanye mu buryo bwo kubaka urubuga rwacu. Mayikaza bari mu Rwanda ndetse n'abari hakurya y'inkiko zarwo. No kuva muri za diaspora zitandukanye ibwota amasimbi. Emiriye ibwota amasimbi urazi. Vava aho bata amasimbi hasi. Hakurya y'amazi, hakurya y'inyanja ngari. Ibwota amasimbi. Yes, tubaha ikaze rero bari mu bihugu bitandukanye i Burayi, muri America, Australia, Asia n'ahandi henshi hatandukanye. Nge ndi Jado Tuyishime. Iyi ni Iris TV. Tujye kubana na Vava amakuru. Cyane ni meza. Umeze bon. Kunda nta murare Vava. Nta murare maze iminsi mura n'ibibazo noneho ni na telefone banyibye nayo. Insubiza inyuma mbona ariho no kubwira abafana banje barambwira bati dutegereje indirimbo burya iyo ugannye nk'ukora indirimbo akaguca miliyoni uba wumva ari ikintu kiri hejuru cyane bigatuma unayibagirwa kuko niba udashoboye kuyikora ukumva kuguma kuyishyiramo ngo uzayikora bituma uyibagirwa kuko umva ni ikintu kikurushije imbaraga. Aka kanya niba ndi gutekereza kongera kugura telefone ya 80 sindi butekereze no gukora indirimbo ya miliyoni kandi nta miliyoni nabona. Kiba ari ikintu kiremereye cyane rero
nkahitamo kugira gute kukikuramo kuko ikintu we kiri kukurusha imbaraga sinjya kundi ibintu bindemerera ntago njya nemera ko ibintu bindemerera kuva uzi ko bigaragara ko ufite stress no mu maso bibutsa abantu ukuntu byagenze kugira ngo indirimbo yabaguce miliyoni indirimbo nyine nagiye ngana abazikora barambwira bati kugira ngo tuyikore neza ni miliyoni ubwo rero mbona ni ikintu kiri hejuru yanjye kuko icyambere cyo niba utagira ahantu uba nta mpamvu nimwe yo gutekereza ngo n'igishoro ngo cya miliyoni ngo ugiye gushora indirimbo birumvikana ntago nigeze nguma kubyishyiramo ngo nzayikora kuko iri hejuru cyane mbonereho no kubwira uriya mugabo ngo wayikoze arambwira ngo ni nzi Butare aka kanya wenda se ndi mu kazi nshimire na boss wanjye Imana yabaye impaye aka kanya ndamushimira cyane kuko turi kumwe kuko hari nawe ndamushimira kuko bampaye n'umwanya wo guhura namwe yego kuva hano ngiye i Butare ngo ngiye gushaka uriya mugabo ngo dukore indirimbo nta mwanya nabona keretse we abaye ari buzi i Kigali cyangwa se tugasezerana ukundi kuntu twahura akayima yego naho iby'indirimbo byo ntago naguma kubivugaho cyane kuko ni indirimbo iri hejuru cyane irenze ubushobozi bwanjye hari akarimbo najyaga nkunda kurimba akavuga ngo birenze ubushobozi bwanjye nuko nabivuga wankuye ahakomeye umindura umwana wawe nakwiturikiye Yesu ko birenze urugero nakwiturikiye Yesu kuko ibyo wankoreye birenze ubushobozi bwanjye nuko nabivuga wankuye ahakomeye umindura umwana wawe nakwiturikiye Yesu ko birenze urugero amen ubwo rero ndi mu cyaro iwacu najyaga mbwira Imana ni Mana wambabariye ukampa inka rero gutekereza ya miliyoni none mbonye inka y'ibihumbi 200 ngiye kuyigurisha n'ubundi ngeze i Kigali wa mushinga wa miliyoni urananiye ntago mbikunda bituma ngenda mbyibagirwa nkafata ibiri ku rugero rwanjye kuko biranyibagiza kandi kantu ndasaba itangazamakuru kandi mumbabarire mwabanyamakuru mwe abo nakuranye nabo ntarakurana nabo kuriya gufata ibintu magaza kakanya mwizina ry'umuryango wanje gufata ikiganiro kimeze kuriya ugapostingaho hari nimvuga ngo bakene tumeze nk'abasazi banyumve neza ntago gusa ari ukwirukanka ku musozi hari ukuntu afashe nk'inzara yipostinze ngo iri kwirebero ejo nimpubuka nkajya kwirebero nkavuga nti uko banyemereye inzu kuri hano kwirebero iri hehe ejo uwo nzahura nawe azavuga ati uyu musaza aturutse abandi bakampamagara batese ko baguhaye imodoka iri hehe ejo nimvuga ngo ni mu modoka banyemereye babakire b'abayobozi birinde gukora ibiganiro by'ibinyoma kuko umuntu aba yaribabariye warabayeho mu cyaro utagiraho kuba uba muri bwa buzima bubi ro gufata inkuru nk'iri ukayikubitaho hariya ihungabanya wa muryango udafite ubushobozi yo kuguhimbira rimwe na rimwe ukabanza kugira ngo nibyo ntago ari byiza twibutsa abantu ko Vava akora muri Gift Restaurant niyango abantu benshi baba muri mu mujyi mugomba kuyigana mwahamusanga bahari nyirango restaurant nziza abantu baraza gukomeza bagenda bayibona aka kanya rero tukaba tunicaye ahantu bita kuri Erika Peka ni hano mu Kiyovu naho ni ahantu heza cyane nkuko muri kugenda mubibona Vava mu by'ukuri uyu munsi ari ibintu bicyanye ndashaka kugenda tuganira bimwe wenda kimwe mu byo nari kuganirizaho wenda usa nkaho ugikomojeho kuba wamara kumenyekana wamara kwitwa umustar cyangwa se kumenyekana muri rubanda nibiki umaze ko umustar abantu barakuzi twinjana bakahita bavuga ati dereva nyine kuba naragize amahirwe nkamenyekana muri karakaririmbo k'inyamaswa mbonereho n'abantu banyita Dorimbogo nge ntago nitwa Dorimbogo nitwa Valentina kuba naririmbye indirimbo yitwa Imbogo ntago bivuze ngo mpamagare ngo Imbogo hoya hari umwana w'inshuti yanjye ugikunda kumbwira ngo papa wajya muhamagara ngo akamubwira ngo Imbogo kuko yabonye turi kumwe n'uwo hari karengera bamwita Emerance nagize amahirwe ndakaririmba karamenyekana
kuba karamenyekanye nta muyobozi nigeze mpura nawe ngo hari icyahindutse nta n'igihembo kidasanzwe nigeze mfata ngo hari icyagize gute hari icyahindutse ahubwo mfashe tukabibutse nyine kongere kabaryohe ntago ndi umusitari ndi umuntu usanzwe ariko nagize ariko uzwi n'abantu benshi batandukanye ndamenyekana Bruce Melody yarambona kandi Imana yarakoze kumurinda ejo bundi bavuga ko bamufunza byakiriye ute hari abantu benshi bagiye bavuga amagambo bakavuga amagambo mu bigendanye n'amadene ndavuga nti nta mugabo utagira iki ideni ariko Imana yarakoze iramufasha birarangira ibyo byari bimubangamiye kandi iranamurinda yarakoze amen okay tukiri aho rero ubwo tugiye kureba bimwe mu bintu byagiye bikubangamira cyangwa se byagiye udafata neza bitewe nuko wamaze kumenyekana abantu benshi nk'iyo ngiye mu isoko abantu benshi barampamagara bakanyuzuraho nkabura icyo ngura n'icyo ndeka naba ngenda mu nzira abantu burya umusitari nyamusitari ni umuntu ugenda wenda n'imodoka afite nyine uko abayeho twebwe tuba twaramenyekanye ahubwo niba basitari batabona tubigira izina ntago mbizi kuba umuntu yaramenyekanye ntago bivuze ngo ni umusitari ubundi umusitari nyirizina aba ari umuntu ukomeye kandi ari nk'inyenyeri imurikira buri muntu wese none rero twebwe nyine n'ubundi tuba turi abaturage nyine mu buzima busanzwe pe ikintu kimbangamira no kugenda nyine mpura n'abo bantu kenshi na kenshi umusitari kandi utarabimera kera ndi Kanombeho nari mfite wenda nk'amahoro ariko ubu ngubu abantu bose turahura bakirirwa bamamagara nkura n'abantu barenze nk'ibihumbi 10 ku munsi ngirirwa nagize stress mu mutwe icyo ni kimwe ibindi bintu byakubangamiye kuba waramenyekanye ni ibiki ikindi kintu cyambangamiye nyine ni ibyo ngibyo basizeho ku mbuga nkoranyambaga ngo baguhaye inzu ese ubundi bakwizeza inzu cyangwa n'imodoka byavuzwe nande mara n'umunyamakuru nyine wabivuze ko ntagaragara nta uzi uwo ari we hagaragara ibyo ngibyo nyine ibyo yasizeho nanjye hamwe na nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu bakubeshye nibagaragazaho gusa ikintu gikomeye cyane rero gikomeye gituma umuntu atekereza ahandi hantu kandi bikavuna umuntu mu bwonko hanyuma ibyo noneho ubona wishimiye kuba waragize izina ibyo ubona byakugiramo akamaro ni nk'ibiki icyo nishimiye guhura na Bruce Melody byaranejeje cyane kuko ntago twahuye ngo ngume kurira duhura mbese hari icyahindutse mu mutima wanjye hari n'icyo nabonye mu buryo bwo kwiteza imbere ni byiza katumushimire cyane yakoze n'igitaramo kiryoshye muri iyi weekend igitaramo biri yakoze byose byagenze neza n'iby'agaciro gakomeye hanyuma ese ejo bundi nyirango ni kwa gatanu hari gahunda yari yateguwe yo kujya kwibuka umuhanzi watuvuyemo twakundaga cyane yitwa Jay Paul twatunguwe nuko twageze kuri aho twagombaga gukora icyo gikorwa nawe twaragusanze ndetse tunavugana ukuntu wancira amarenga ariko ukuntu mushobora kuba hari mufitanye amasano mu buryo bumwe cyangwa ubundi byaranejeje kuko n'ahantu nageze mpahurira n'ababyeyi hari nyirasenge we umwe ni mubyara wa mama nyine ni mubyara wa mama ni nyirasenge wa Jay Paul avindimwe na papa we kuko ni abana ba nyirarume wa mama wanjye uriya mubyeyi wari uhari atuye hariya mu Ityazo mama wanjye iyo ari kwa muganga aradufasha cyane numvaga nkumbuye kumubona nari maze igihe ntamubona ndetse n'undi musaza ubabereye se wabo yari ahari muremure ushaje waramubonye nawe numvaga ari bo bantu nkumbuye kubona nagiyeho turi kwibuka ariko nabo nshaka kubabona hari n'abandi bana bari bagiye bahari bandi bo kwa se wabo ntari mperutse kubona nyine numvaga binejeje kuko nagiye yari ahantu ndi bubone wa muryango naherutse kubona turagenda turibuka nyuma yo kwibuka nyine tujya mu rugo duhura na babandi twe duherukanye muraganira mbere wenda mbere Jay Paul akiriho wajyaga indirimbo zimwe wajyaga umenya ze cyangwa se wari umuzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi nari ntarabonana nawe ariko twigeze kuvugana kuri telefone tuvugana kuri telefone nyine ari n'ahangaha i Kigali arambaza ngo uri hehe arambaza ngo nkora iki ndibuka ko ariyo magambo twavuganye ndamubwira ngo ntacyo ni ibyo ngibyo twavuganye gusa ariko indirimbo narazifanaga iriya twubatse ku musenyi
uriya mwana we yaririmbye bisaba inshuti nyazo nyine ni nyinshi nakundaga ze. Hari amagambo amwe y'indirimbo ushaka kubuzimo ibintu byo amagambo mba nyazi kubatse ku musenyi, ibintu byo kuvuga ngo urabona yaririmbaga asa nk'urapa kandi turapa ntabyo nzi, ariko amagambo amwe na bamwe narakurikiranaga kandi nkazikunda. Yes, ni Vava rero turi kuganira ni kuri IS TV. Hanyuma Vava ngiye ku giti cyanjye nubwo iya ndirimbo dore imbogo wakoze ariko yanasize donc yasize ibrandinze izina rya mu buryo bwagutse. Nakaririmbye ndi nko kwikinira ubundi twabaga turi nk'iwacu ku rusengero muri korali nyine tukaririmba, ntago kuba abanyarwanda barasetse ntago ari ibintu bitangaje, no mu itorero nasengagamo naririmbaga bakagira gute bagaseka. Nakaririmbye nyine nikinira ku bw'amahirwe y'Imana igenda igenera umuntu jya kubona ukabona abantu bagize gute bakunze cya gihanga baguteye agateka bitumye rero nifuza ko twongera tukakabibutsa cyane ko nanjye nakarimo nakunze cyane. Inshuro nyinshi najyaga niyo nabaga nko kuri social media byari bigoye cyane ko namara nk'amasaha 2 ntarakumva, tukabibutse kabisa kari akarimbo ni keza vemo. Hari utunyamaswa dutoya tubiri tuba hariya muri parike y'Akagera, dore imbogo dore imvubu dore impara hari igihe twabaga turi kuri Nayiko dohoho tukabona indege ije guhinda inyamaswa, dore imbogo dore imvubu dore impara mwayumvise. Abantu benshi bari bakumbuye indirimbo ndabizi ntago wancika twahuye kuba twagenda tutayivuzeho. Ningira amahirwe nzahura n'uriya mugabo we arashaka ko tuyikora, ariko nimba hari ubushobozi afite simbizi, ariko ngewe ntago kujya Butare byakunda. N'abashoboye kuzi nangazaza n'abatabishoboye kandi bazajye bayumva gutyo mu biganiro, kuko nge ntago nzakora indirimbo indushije imbaraga niyo nagurisha haba no kwikanzu mfite ntago nageza miliyoni ngo nyikore, nta bushobozi mfite bwo kuyikora. Urumva kihenze. Nabonye ariko amazi kuyikorera ibitero byinshi. Ese wowe nta bitero uratangira kwandika byayo? Ibitero yagiye agenda yongeramo ibyo ngibyo, numvaga gusa ngiye naririmba ku nyamaswa, ariko nimba ariyo mpano y'akacyo akongeramo icyo gitero kibaye gihari kigakundwa, twagira n'amahirwe twabona uko tuyikora tukayikora sava. Ariko urebye ngewe n'ikintu mbese nigeze nkubwira n'ikintu ntafite ubushobozi ngenda nkibagirwa. Okay. Hanyuma hari umugabo ni umushiti wanjye, nawe ni umugabo uzwi cyane wagiye agira udushya twinshi tutandukanye, bamwita Isa New Boy Inyogoye. Twazi tuganira karambwira ati arashaka ko muzahura vraiment. Uramuzi? Kutagira ahantu ho kuba wisanzuye. Buriya ngira Imana ntimana uzandinde ko umugabo utagira aho kuba. Kutagira aho kuba ni ikintu kibi cyane. Twigeze kubipanga ngo tuzajya kumusura icyo gihe, nabwo tubipanga uwo munsi nzinduka njya hehe njya mu rugo sinabona ukuntu njya kumureba, yarari Gisenyi ari naho yago yarari. Byari byanejeje cyane ko turi bujye, ariko ntago byigeze bikunda. Ariko kubw'amahirwe wenda tuzongera tubonane. Atumwe mu tuntu yagiye avuga uzi? Kuko maze nk'amezi nk'atatu n'aha iwacu urabona ni ahantu habi kuriya, nta radiyo nta televiziyo, ngeze kuri YouTube aho ngereye n'ahantu nabwo nguze smartphone banyibye. Abantu b'abatindi babaho murakwibiye telefone, ariko ho mu rugo uzabona indi ndumva mbyizeye. Ndumva yambwiye ngo tuze kuvugana kuri telefone, ashaka kuvugisha nituza kuba turi mu kiganiro. Reka nze mugerageze numve mwe mwavuganaho kuri telefone byibuze. Ntabwo twari twavugana. Isa New Boy amakuru.
ndakumva neza. umeze neza cyane. Mezebe. Ni umuhungu wawe Jado. Ego ndagapfusha rukana amajwi gawe ndagumvaga bari wanene. Wahise unyumva neza cyane. Ndagapfusha rukana ndivugana n'ingiye kukuvuga. Twari tugukumbuye kweri. Nibyo koko. Hanyuma uzi umuntu turi kumwe Oya. bamwita Vava wamenyekanye ku ndirimbo yitwa Dore Imbogo. Nawe. Ariko Jado ntabwo eruka kunkubita nshuti. Reka mba ndashaka kumuguhereza wajya kumubwira ngo urashaka ko muzahura mukaganira. Izina ry'Imana mbabarira ahubwo duhuze vuba. Akira muvugana gusuhuza ariko Tumeze se ku mutima kwawe. meze neza gake. egerezaho mikoro anga. Nabikuye nyine muri parike aho natubonye. Umutima wawe biturukamo. Umutima wawe ni mwiza gufite umuco yemuko. Urimo we neza. Ndimo neza. Isa Ariko Jado ndamukunda ndagapfusha rukara. Isa Uramukunda cyane. Isa Neza umutima wanjye. inyogoye mubaza ibibazo nka bitatu cya bine byose wifuza kumubaza ubundi dukomeze ikiganiro nawe. Ndagapfusha rukara. Rukara se ni papa wawe. Yego ko mana yanjye. Yabaye n'inka. Yaguhaye inka Rukara. Ingika ibyaraga inyoni ibiri. Yarakoze yubahwe. Mani mwirinde. Ni wewe njye mbona yemuko. Ni njyewe. Niwe ufite swaga ufite wuzu. Uragatunganirwa. Murakoze. Ene yemuko. Twari buze kukureba Igisenyi. Yego. Birangira nyine njyewe nagiye mu rugo ntaje. Ubagahe. I Kigali nyine. None ucungaga ziriya nyamaswa zo mu ishyamba. Oya twari twaragiyeho kera gupagasa nk'uko naza aho Igisenyi nkapagasa ahubwo ndangire niba hari aho napagasa aho ngaho nze mpagasa. None ubanaga na ba mukerarugendo. Oya nabonaga nyine bari mu hakurya nyine kuri parike natwe turi. Ibibazo bya Isa. Ego mukoro. None irambogo ikubonye ntiyakumira bunguri. Wowe se wayiteza. Yewe gawe ufite ururimi rumeze. Ako kantu nanjye nabwiye abantu ntihazagira uzampamagara imbogo rwose bajye bambabarira ntibongerere stress mu mutwe. Yewe gato we uzikubonye kwirukangagaho maze wakurira. Igira amahane cyane nta kindi kiyigukiza asibye kurira igiti. Umva. Niyo waba uzi kwiruka nk'ibaro iragufataga. Noneho rero hari ibindi binyamaswa byajyaga bihaza ngo byitwa inzovu. N'inzovu. Umva inzovu zirona ugataha. Zira nyamaswa ni inkazi. Imbogo nayo iyo wuriye igiti ntabwo igufata. Isa reka tumureke twikomereza ikiganiro. Ariko simpakubwiye ra cyangwa nawe ushaka kumaramwe amagambo. Sinkubwiye ko nazibonye Nyagatare turi gupagasa Nyagatare. Ntago bizi nyine. Ubwo ntago uri umunyarwanda niba utazi gupagasa cyari icyo. Nabonye umusatsi gwagumeze nk'ubw'abazungu ariko wanjye ngandagapfusha rukara. Nanga inka? Uyikunda ntukayange. Ntago njya nanga inka njyewe. Zikamwagagirira ndagera. Isa reka tukureke. Inyogoye. Reka tukureke dukomeze ikiganiro. Mu minsi iri imbere ugomba kuza gusura Vava asigaye anakorera kuri gift. Kabisa.
ndaza kuguhamagara mu kanya Isa turangije ikiganiro humura sawa bava inyogo ye wamwumvise ahorana murare sinzi ahantu azikura aba yumva yishimye cyangwa ni umukire akize ku mutima hari abantu bakira nanone babumva bafite amahoro agahora aseka buriya na boss wacu nawe ntabwo ajya akunda kuvuga ibintu nabi ntabwo akunda kuvuga nabi nabonye ari umuntu mwiza ubona nyine aseka akunda kuba yisekera ese bava mbwiza ukuri umubano wawe aka kanya na super manager umeze gute mana yanjye ni ukuri super manager njyewe simuzi mvuze ko ntamuzi kuko super manager ntago nzi ahantu atuye sinzi nimero ziwe gusa mubona kuriya kuko super manager urabona ni umuntu w'umunyacyubahiro ariko akikundira nk'utuntu two gutwika mu buryo bw'urwenya ntago ari ku rugero rwanjye ariko bigaragara byo nuko akunda kugira gute gutwiga ari tumwe mu audio cyangwa se mu duce tw'utuvideo twagiye tujya hanze uri kumwibasira ati turatuntu umaze kutwumva hanze kuri radio ngiye nko kumushima numva aravuze ngo ntagwa nzi unagakuzi numva aravuze ngo ntagwa nzi kandi haza mu bintu by'akavuyo warivugira ngo nagiwe ngo ndara yose nahagira n'umunsi n'umwe nyine mbese aba ari ibintu nyine biri buguseterese bajye batera urwenya mu bishoboka bidashoboka babyihorera ariko nyuma mwigize guhura ku kiganiro ahantu kuri televiziyo nyine nibyo mvuga nari nzi ko ndi bumushima arangije arambwira ngo ntagakuzi kandi niwe wanyihereye ayo mafaranga duhuriye hariya nyine ku muhanda i Kanombe hari n'akandi ngira ngo ni twinshi rega nawe umaze kugira utuntu twinshi twagiye tuza mu matwi y'abantu ngira ngo bwa mbere muvugana bose umubwira ati ohereza nigurire yawurute twavuganye ambwira ngo ari Igisenyi tuvugana nzi ngo ni umufana usanzwe arambwira ngo nkwemere 20,20 ndamubwira ntese unyemereye 20 ntibugihumbi cyayo hore uteke wakinywereza ntiwabanje ukanywereza 1000 cyaho rite mwanya w'20,000 kuko numvaga ko kuba ntamuzi nyine ari ibintu bidashoboka ariko yawurute icyo kinyobwa cya mbere ukunda kunywa ntabwo nyikunda cyane nywa nayibonye icyo ukunda kunywa cyane ubundi mu buzima busanzwe ni iki icyo nkunda kunywa cyane ni igikoma ukunda kwinywera igikoma ubu se nka 8 z'amanywa izuba rivanga igikoma uzi ko kera twabaga turi guhinga nyine iyo Nyagatare twataha tugashigisha ibikoma by'ibigori tukabinywa yes nukuri tuvuye guhinga ku zuba tukabinywa bitarimo n'isukari kandi ubu tujye kujya noneho tujye kwinjira noneho mu kumenya noneho neza cyane vava ibintu akunda ibyo yanga hanyuma mu kurya noneho vava akunda kurya iki iyo yariye neza kabisa yabonye ifunguro rye yishimiye riba ifunguro rimeze gute nyine iyo twaryaga neza mama yatuguriraga nk'umuceri cyangwa ibirayi none ibyo noneho wowe ku giti cyawe ukunda ni ibihe kurya umuntu yagusohokanye yavuga ati vava ndabizi ari burya okay ari byo mwakunda kurira kera ukibere mu cyaro niki kera twakundaga kurya ibishogoro imyumbati igitoki isombe nyine n'ibijumba vava ibintu byagutonze ugeze i Kigali byakugoye kubamo nibiki ibyo ntarya se byagutonze mu buzima busanzwe yawe uryo ugenda uryo ura n'abantu ibyo ukora cyantonze kuko ngiyewe nabaga nibereye harandi kwikorera akazi ko mu rugo ariko nahembwa nyine nkabona nta kintu ndi buyaguremo n'ubundi navuye iriya mpingira 1000 nkabona nta terambere nzageraho n'ubundi ngeze i Kigali nkabona nyine aho ndi gukora akazi ko mu rugo nkabona nta kintu azangezaho 20,000 bayampana abazamumana ntagahene uri bumbonera ati ntako nyine nkumva birango oye bihano nta mwana w'ihene urimo none se vava wari winjira muri esanseri inaha nakunze kujya ku maradiyo nyine nkayinjiramo ubwa mbere nyinjiramo nayinjiyemo kuri Kiss FM kuri Kiss FM nyine mbese numva bisa nkaho bintunguye numva kirazamutse cyongeye kiramanutse gusa nyine kubera ko nari ndi kumwe n'abandi ntago nagize ubwoba bwinshi ntago wagize ubwoba okay ntago yabyoroshye ari kenshi abantu uyu muntu agiye bavuye mu buzima bumwe yinjiye mu bundi hari ibintu byinshi agenda ahura nabyo nk'imbogamizi hanyuma ikintu cyakubabaje mu buzima bwawe ni iki
ikintu cyambabaje nuko ntigeze niga ngo ndangize nk'abandi. Harya garukiye mu kangahe? Hagarukiye mu 3 primaire. Ariko nacyo gusoma no kwandika neza urabiza. Nyine mba ngerageza ariko kwa kundi ujya nko gushishoza ukavuga ngo iyi ni A, iyi ni I, iyi ni O. Nyine mbese nyine nukuba urabona umuntu uzi gusoma neza atandukanye n'utazi gusoma. Umuntu wagarukiye mu 6 n'uwarangije segonderi n'uwarangije kaminuza biba bitandukanye. Byambwira Imana ese Mana kwamaye umuntu unyigisha imodoka nkatinya kumubwira ngo mpabira bihumbi 100 nibura mbyiguriremo n'ihene akagenda akishyura akanyigisha imodoka shimye ko ibizami bankoresha mbishoboye pe. Akambwira ati ugumisha ikirenge hano ku muriro ntuvaneho umuriro kuko nusubira inyuma biraba birangiye. Nkiga nyine pratique bisanzwe nkabimenya. Ubu nzajya imbere y'umupolisi ambwire ngo nandike muri machine mari saha nzabone perimi. Ese nzagenda musobanurire ansomere musubize ibyo ni musubize nkurikije ibyo nize bikunde. Ariko nubona ntayo ubwo ntago izaba ari yanjye. Ariko numvaga nayisaba wa munezero nanjye wo kwicara kuri vore y'imodoka nk'abandi bana. Nabona batwaye izo modoka nkumva ndabikunze nkumva ni Mana ngiye wazampaye imodoka cyangwa wazampaye kukayinyigisha irangije irabikora. Ariko none igihe cyo gukorera perimi nikigera nta mupolisi nzatesha umutwe nzamubwira nti niba nta mwanya uhari wo kunsomera ngo mbe nagusubiza kuko hari igihe mu ishuri batubwira bati iyo ugeze mu rusisiro ugahura n'utunyamaswa ubwo ni ihene cyangwa se mu rusisiro ni hehe mu mudugudu kuko n'ubundi numvaga kutwara imodoka kwanje wenda nayitwarira nko muri wa mudugudu. Hari igihe ubona nk'abana biwanyu bavutse heza bagashaka ingo nziza ukabona batwaye imodoka mu midugudu ukabona birababereye nawe ukaba wagira gute wabyifuza. Nyine nanjye bari byo nifuza. Ubwo rero ngari mu mwishura akatubwira ati ugeze mu rusisiro nyine ukabona utunyamaswa uduhene umenya kuzikatira 10 ziherereye ibumoso izindi iburyo. Kumenya gucana amatara maremare igihe hari igihu ushaka kureba imbere yawe ko hari imodoka iri buturuke cyangwa se hari umuntu uhari. Kwirinda nyine gukata utareba inyuma. Uwa amategeko y'umuhanda kabisa amwe namwe maze kumenya. Ariko kubisoma no kubisubiza. Nkavuga ngo kuzakora byagenda kose uri cyawe ntaho kijya. Ntaho kijya nibakakubeshye ngo ufate byonyine gusa ngiwe numvaga kuba namenya gutwara imodoka hakagira wenda nk'umusaza wenda se wambwira ati yinjyanire nko ku Kinamba Savane wo munezero cyangwa se ndi hano nko kwikaritsiye jya mu rugo bagura urufunguzo. Nuko bimeze. Hanyuma Vava nakubwiye umunsi ndashaka abantu bakumenya mu buryo bwimbitse byifuzo donc byukunda ukuteye umunezero wawe bikubabaza ariko none tunamenya none ejo hazaza hawe guteganya iki. Ubundi wumva umugabo wa muzakubera umugabo cyangwa se umusore wahitamo kuba umugabo wawe yaba yujuje ibiki usibye inzu y'abantu barabiza agomba kuba yifite. Reka nkubwire ibyo ngibyo ni ibintu ntekereza iyo ngezeho kuko niba ndi gutekereza indirimbo kuyikora ikandusha imbaraga n'ubukwe nzabutekereza bundusha iki imbaraga kuko nka mama wanjye nta bushobozi afite bwo kuba yanshingiza kandi nanjye wenda nta bushobozi mfite bwo kuba nakikingiza. Ariko igihe Imana izaba yamfashije sibyo igihe Imana izaba yamfashije nkagera kuri bwa bushobozi uko azaba ameze kose ariko atanywa inzoga n'itabi atiba anywa inzoga n'itabi ntibishoboka ataniba nta kibazo. Kimwe nuko wa mugani ibyo bidashobora kuba byabaho akanavuga ati wenda nta bushobozi ufite nanjye ntabwo mfite ngo ino tugire gute twishingire kandi tukabana nta kibazo pe. Ubwo rero igihe nikigera bajye bavuga ngo nta gikweto kizabura icyacyo tugahura akambwira ati ndagushimye nitwe tuzapanga uko tuzabigenza. Nta gikweto kizabura icyacyo. None se Vava ubundi wowe mu byifuzo byawe by'ejo hazaza wifuza ko iki wumva wazaba umuntu umeze ute ejo hazaza kuryo uzavuga ati ningera kuri iyi ntego numva naba wa muturage wenda se ufite nk'izo nk'ebyiri mu kiraro nkagira nkaho guhinda ikijumba n'umumbati. Ntago njya nifuza ivatiri ya fande ya miliyoni 50 hoya. Hari umumama bigeze kumbwira naramukundaga barambwira ngo yafata nk'urumogi biranezeza cyane. Nukuri niba uturanye n'umuntu
uri hano hirya afite igipangu nka kiriya wikifuza kuko ntuzi aho yagikuye nukifuza uragendera mu nzira Imana itemera kandi inzira Imana itemera ni nazo leta itemera nurangiza bagufate bagufunga imyaka 7 cya gipangu uri kwifuza utakigezeho ubuzima bwanjye nshobora kuba nagera nkara nkavuga ngo mani no nzuri nziza nanjye wayima ariko simvuge ngo yayikuye he nanjye nyibone kuba yarayikuye muri business ngizi nanjye kanzinjire mu ncuruze rya tabe ncuruze bya biyobyabwenge bya kanyanga hoya ngerageza kubaho ku rugero rwanje urutaro rwanje ukarwihorera setu nibyo ngibi ngo ni Vava rero muri kumva imiterere ye ibyifuzo bye ahaganisha ubuzima bwe n'imibereho ye byose muri rusange niyo tuba tuganira tunareba uko gahunda zazifasha no muri social media kubivugwa kuri Vava. Hanyuma Vava, mbere ko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nta akaririmbo gashya uduteganyiriza nakahe? Indirimbo zo nagiye ndirimba nyinshi nuko nta wigeza nyitaho. Nagiye ndirimba indirimbo nyinshi, hari abantu bakunda ngo indirimbo yitwa Umurwa wa Kigali, hari abantu bakunda indirimbo yitwa ngo Confession, hari abantu bakunda indirimbo ngo Kabeho Ngoma, hari abakunda indirimbo naririmbye ejo bundi y'umugabo Kamugisha wari wamuritse inyambo zinyenkora icyo gihe turi Nyagatare. Abantu benshi barayikunze harimo n'abantu bahara akabarori. Okay. Inshyashya no duhishiye nta nshyashya duhishiye. Arega burya ugira umwete wo kuguma gukora indirimbo uvuga ati mfite umuntu nyitayeho nzajya muri studio. Burebye izo mfite nazo sinazisoye nta zindi nkora nkugira hara muri karakazi nyine. Okay. Vava, reka dusoreze kuri iki. Ibintu wavuzweho ari byo wavuzweho tugarukiyeho byakubabaje cyangwa se byavuzwe bakubeshyera. Noneho ndagira ngo tugaruke nko ku bintu kuko nagiye mbona byinshi bagiye bakwandika bitandukanye ni byinshi cyane abagiye bibona ngira ngo ujye ukurikira cyane za social media nuko bakubye telefone umuntu akusabye nk'urutonde rw'ibintu bitatu byakubabaje mu byakuvuzweho kuri social media ni ibiki kuri zino mbuga nkoranyambaga? Ikintu cyambabaje ejo bundi ntabwo ari nge bakivuzeho bakivuze kuri ya manager twabanaga nawe. Yari yaje kunsura baravuga ati burazaniye Valentine uburozi, reka nongere mbakomeze mbabwire nti niba umuntu utazi ko yabyirutse waba baroga ukaba utazi ko batura aho atuye aroga wimushinze uburozi kuko ni ikindi kintu gikomeretsa umuntu. Ni ikintu gikomeretsa umuntu ntago biba ari byiza. Ni ibyo vraiment ni ibyo urebye. Okay, reka tugane ku musozo rero w'ikiganiro cyacu twagiranaga na Vava. Mu by'ukuri Vava ameze neza nk'uko bigaragara usibye ibibazo yagize byo kumwiba telefone. Birashoboka ko kakanya udukurikiye ushobora kuba ufite uburyo bworoshye bwo kuyimugezaho cyangwa se bwo kuyimuha n'ibindi bitandukanye. Vava, si dushyiraho nimero ya hano hasi? Nta kibazo. Reka tuyibibutse ni 07 07 78 46 15 Okay. Dukomeza dushimira cyane ngira ngo ababosi bawe barimo Gift Restaurant bakomeje. Hari abakiriya baje bamamagara bakambwira bati turagusanga hehe, ndabibutsa nyine ko ari hariya imbere yo kwa Rubangura uzamuka gato cyane mu marembo yo kwa Rubangura ukagera kuri Tekino, ni hejuru ya Tekino hari ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa, nuhagera urahitamwo icyo ushaka kandi wumve umerewe neza. Ahita bibaza ati Vava none uzaduseriva? Abintu myenda genda nkabimuzanira cyane ko nirirwana n'ubundi n'abakiriya nubwo kunywa telefone bayinyibye uri mu bakiriya ari bo turi kumwe. Okay. Pole sana. Reka tugane ku musozo dushimira Erika Peka du hosting cyangwa duya gukorera ikiganiro ni kuri restaurant mu mujyi ngira ngo ni hafi ni hafi nayo ngo wasobanura gute? Gusa nani mu Kiyovu cyane Rwigara wundi atari wa wundi uvuka iri wacu. Se Rwigara uvuka wanyu. Uko twajyaga tujya gusengayo hari bafite icyumba cy'amasengesho hano tukaviramo ahantu bita kuri Peyage. Okay, naho ngaho ni haruguru ya Feruje za Peyage. Imice amatapi hameze neza. Njyaga njya gusenga nkaririmba abantu bakarira. Indirimbo njyaga ndirimba turi iyo dusengera. Ngo ndiwe kandi abandi barapfuye, ndavuga nkumva abandi ari ibiragi, kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro.
ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru aho niho ishimwe rye rizaba rinkwiye maze guhanagurwa amarira yose sinabura gushima kandi nicyo cyatumye Pawulo na Sila birengagiza inkoni n'iminyururu bari bakubiswe maze baranezerwa bashimira Uwiteka ndiho kandi abandi barapfuye ndavuga nkumva abandi ari ibiragi kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru aho niho ishimwe rye rizaba rinkwiye maze guhanagurwa amarira yose sinabura gushima. Amen. Urumva ko dusoje ikiganiro Vava rero naturagize Imana mu karirimbo keza cyane. Vava iyo ndirimbo ni yawe se? Niyo wihimbiye? Najyaga nza nyine nazanye n'abandi bana tukajya gusura umukecuru nyine wacu utuye Kanombe akari watubwira ngo tujye gusengerayo akaturangira aho turi bugere ngo tugere mu mujyi ngo tuviremo kuri Feruje. Kuri Feruje rahoya kuri peage. Okay. Kuri peage ngo tuzamuke. Feruje za peage n'ubundi. Yesu nuko bimeze rero yari Vava turamushimiye cyane ku mwanya yaduhaye twamukuye mu kazi turaganira ariko turamushimiye cyane Vava turagushimiye ni karibu cyane kuri Iris TV igihe icyo ari cyo cyose bibaye ngombwa ko ufite umwanya ushaka kuganiriza abanyarwanda turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Okay, nimero ze rero mwazibonye naho hasi wavugisha Vava ari cyo wifuza kumugezaho ariko kizima kimwubaka ngira ngo abamuhamagara bamutesha umwanya ngo yamaze kubarambirwa. Ciao ciao mukomeze mugubwe neza. Ciao.